yego ibyo nari kuvuga biri kumvikana ni ibiki? Njyewe umugore wananiye, ni wa mugore udashobora kubyara, uri kumva? Nje kubana nawe nje birananiye rero. Ntibyara utwo umuntu akongera agasesa ibintu bye n'uwo w'inkoraho n'uwo yashakanye nawe. Nje ndashaka undi mugore ubyaraga, nje kuko kuba bw'ubuzima ntabwo nje nabishobora. Ku telefone nyine biteze abantu tuvuga tuganire. Yego ariko wareka kumfata wa mugore we wambabari agahinda waneje ko nakakiye urakakiye ngo mu byasase mu yego imva naragiye gushaka bakanguranira nico ndi kwibaza nago bakuguranira ariko barubizi yego rata ariko wa mugore we ntupfubusa uretse ngo hamagara ntupfubusa urukundo nago turapfubusa nyina ngo turapfubusa nizo urukumva warubizi ko imana itangura byara mu gihe ishaki nasi ndarwiha urugara mu gihe ishaki nasi ndarwiha nitwe turarwihira ruduwase irava mu ijuru nije kuduruka wowe ushobora kubukora nyine ukagarukiriza hafi ntugeze abandi bageza sibyo ubwo rero ko nta kuntu nasokaga nyine tegereza imana cyo ugataruka ukagira ngo baguteye indi bakumvikana aho yagezaga ngewe n'ibintu byanjye narabipimishirije nagezeho naho ngura metero uri kumva ndabipima uri kumva ahubwo ibyawe nibyo ntapimye ngo nibyo ndiho cyangwa turi cyo gukora ngewe niba nta kibango nje ndarambiwe ntabwo nje nshobora kubana nawe utabyaraga ntawe nje naje kwishaka umugogoro wakwihangana ibintu mfite manza gumpe ibintu mfite nindamuka apfuye ninde uzabije ni wowe uzabisigarana n'izindi ngegera z'amagabo sindi kubwira iby'ingegera hano ndakubwiye ngo nje nshaka kugira umwana tumaranye basi tegereza umwaka dutegereze oya ntabyo gutegereza ndi muzima ndabizi niba ufite ikibazo uragifite uzajya kwivuza inde ufite ikibazo nje narivujije barambwira nta kibazo ufite nanjye ndi muzima dutegereze imana idukuna uri muzima bwahe ko nakubwiye ntituje kubigara mbese ukanga ariko njyayo ushaka ko nakubwiye ntitujane ni ngombwa dushorerane tugashorerana ntabwo ndi gushorerana nawe wote rero niyo mpamvu utabyaraga asike cyangwa ubundi uwo mwana ubwo uzajya kumushaka cyangwa iyo ndi kubikora wangaga kumerekeza wowe ugasigara nje nkagenda njenyine ntaje ndabiringaniza njenyine wahibyawe wabisigara oke sawa yego sawa ndabirambiwe nanjye ndakubwira ngo ndabirambiwe niba ushaka gushaka kubana umuntu utabyaraga ariko nje nabikubwiye urukumva neza nyine si yanje nje nakubwira ngo ntabwo ushobora kuba ndahamagaranye nje ndakubwira ngo ndahamagaranye n'abarangubonye nabyo babivuge mu bigize gukora amasubizo wivaza ururabo urigi niba udategereje ko uwo mwana n'urugi rwanjye ndarukingaga ngakingura kanswe wewe uzajya kumushaka uruhande uri kuvuga nje ndirirwa ndaringaniza wowe wanga kugira ngo biringanire simubite nje ndakubwiye ngo nje ndabibwira nyoko nanjye nindangiza nje kwa mama mama wanjye harwa muzi jewe nshaka ko dutandukana niba aho ngaho bigeze cyangwa wowe nyine nje mu rundi rugo cyangwa wowe mwana uzi hano ngaho urwo rugo warurimbiye wajyayo amaguru yaziritse ubwo nubwo ntabwo utekereza niyo mpamvu utakinkeneye usigaye uririrwa mu bagabo mu kabari niyo uri kwirirwa niyo uri kurara abari kuguhereza ibitenge nakubaza n'igitenge gishaje ugikuye ibyo birakureba si n'ibiki nakubaza n'imipira uri kuzivana he ndakureba si ahubwo nirirwa mu mashatamo ndabareba niba udashobora kugura igitenge udashoboye ngo gushaka ngo umwana ukuri ncupiriza ngo kumbyaza abana nta n'umupira nta na silipa wangurije niba aho undi mukobwa baharaye wahinzeho n'undi bagabo muraharara murahinda genda ujye kumureba rero numara kumubyaza uwo mwana uzamuta nkuko nanjye kugira ngo ntabwo ukigendera kabyara urugungo kaberabere ka mure n'amacinya wambe sibe genda kudaga ibi bintu ntabwo biranakore uri kumva nta kintu agize ate amariye mwiriwe ntabariyo neza ubu wandanga ibi n'ibi bampaye ikiwani nabo ubwabo barabizi wandanga ibi n'ibi komera basi ibintu by'akazi komera
winsuhuza guca nje umugeni mwamaye ntabwo biri gushoboka murasubirana ibintu byanyu byagenze utase kandi ntabwo biri gushoboka akira agatebe ca ibintu ndi kubiringanyiza kamubwira ni yemwe birindukira umapasiteri zose aya bari kumva ushaka kugarama ibintu ntabwo ibi bintu biri gushoboka icara umbarira nje ndicaye aha ndicaye kandi ndatujije byagenze utase kandi nje nsobanurira uriya mugeni nje mwamaye ntabwo turi gushobokana nta kuntu dushobora kumarana imyaka zigera muri ingahe muri 3 nta mwana ubwo se wambwa ngo nibi nkoreyemo n'ivaze sinihurabo ndigiki ese mwana wanjye kugira ngo nawe unsobanurire wagize ngo uwo mwanya se uratinda ariko umwanya uratinze imyaka 3 zose zihiritse ntihari kurenga amezi 9 akamezi 9 nanagihanganiye ntiwenda indirimo nagereza kwizakura reka da ahubwo njaga kubona ahubwo yamaze kurya munagahaza navuga ni wa mugore wanjye aratwite nkamugurira iki imbuto nkamuhereza ahubwo akagenda ari ibyiruhira rimwe na rimwe nkabona inda yasubiye nkavuga ni si wenda ni imitari kwitera n'ibiki nshengeye kagakashagamo n'ibyenda ese mwana wanjye wagira nkora iki kuri ko banashaje wenda hari ko nakagombye kukubwira ati wenda nshengeye nagira urubyaro icyambere nkeneye urubyaro wagira ngo ufashe iki mushaka uburyo mubikora nje mbona urubyaro mwese ko ntabyara uragira mbigenze gute mwana wanjye ntabwo ari wandi kubwira ubyaro ntabwo njya kurira abakecuru mana nyiri umusore bashaje muramenye utagira urwo mu ndoho none ntabwo wakwihangana se mwana wanjye ko umuntu abyara igihe ashakiye abyara igihe ashakiye nje ndi kubishaka uwo ntabishake cyangwa ntabwo umenya kubikora nje geragezaga akadudu kanje karahagurukaga ariko aho kugira ngo gakore ibyo karakora nkabona kanaraguye ubwo se wanganga ibintu ese mwana wanjye ko mbizi neza gusobanutse aho mwibuka kubara amatariki ajya mu mihango amatariki tugahera ku itariki ya mbere tukageza ku yindi yanyu wenda wabona ubikora ibihe byo gusama byara ntabwo kaya n'imbwiraga ni none undi muri bya bihe byemewe kugira ibyo umuntu wanje nakira nkagira ibyo nsohora none wumvishije ishyari urunda rukiza gute noneho mwana urarukiza gute nje ko nje mwamuhaye umugeni wa oke inka naraguhaye ibishimbo yewe twara kurundi amavuka nagamuru gusoroma ahantu gatanga abaturage bari kurya buri kanya nje ariko icyo najanye carandumbi wavuga sirira nivaze ni urabo niyi ese mwana wanjye ko nanjye ngani n'irwanje mwanyu baganda rukingaga nkarukingura yarubwira nkurumana rukarumana none ni gutamubwira ko ni nawe tuza nkurume akanga ko muru none se iyo ugiye kumwegera yegerayo abumba amaguru ahubwo amanzaga kuganyi wabona ushyira hasi niba amanza kukwimaho ariko uri kumbwira nshiraga mu isima nje nshiraga mu isi tubikoraga se kwese cyane muri ese niba ujya gushyiramo akabumba none umwana yajyamo gute yajyamo byakunda se none kujya kumbwira ngo noneho nkoreshaga amatora niyo njaga ndishiriramo nkashyiramo ibyo ndashyira ese urangije urabimenya ndabimenyaga ahubwo yeme abagari kuvuga ndasaka akarwara ko kari gutinda kumaguruka hejuru ubwo kumva yambere ngo ndagamba ngo natinza kumuva hejuru jewe nyine dore ukuntu bijya kubigenda njya kuja ndaja mu bandi bakobwa uwo kadudu kanje kazahagurukira ubwo nawe kazahaguruka ubwo se ndakora iki mwagahekamo ariko si yari kwikarakaza ntabyo uri bukore ndaje nkwereke sha ntabyo uzashobora ndaje nkwereke ukagiye kujya mu bandi bagore umwana wanjye asenye ntabwo byabaho ko umwana wanjye yasenya utari kumbwira icuma amagariye rero naguhamagaye kugira ngo tuganire urabona iminsi igenda ishira ibintu bigenda bihinduka yego ndi kubibona rero ndagira ngo tuganire nk'abantu bakuru dufata umwanzuro w'ibyo tugomba gukora umwanzuro wamaze gufatwa nje nta kibazo uwo mwana mubyare nje ndi kumwemera nje nta ndi kumuhakana mubyare nje kumurerana na kiriya gihombo gusa nyine kumurera ndi kubyumva ahubwo uyu mwana aje akenewe imana ishimwe gutekereza ni kimwe yego hakenewe amafaranga yo kugura ibikoresho ibyo byose
kandi nese wo kuwamamagaye ukambwira nturi kunyenera nze hari icuri kunshakira kutambwira ni n'amafaranga nze ngaza ibyo nagiraga ngo nkubwire dutangira tubyiteho dore abana igize 6 hasigaye amezi 3 kandi ndabikoko ntago yuzuzaga 9 turakuzagera mu mezi 8 sibyo byiza sikayi nanje aribyo nshaka ngo aze vuba urumva rero ushaka amafaranga y'ibikoresho urumva ikindi cyaka bigomba gushaka amafaranga hagije kubera ko ntago uzi ko bizagenda cyo byara neza cyangwa zakazamo n'ibindi ikibazo cy'amafaranga cyo ntukigireho ubwoba ku mwana wanje ahubwo dore rero we kizakurikira weho mubyaro umuntu urukumva nk'umwana wanjye umwana wawe kandi uciga kayidore n'abantu ushobora kugenda buri kanya urasohoka mwakiriya gipangu mubagamo dore abantu bari kuja barakubona bakavuga ni katwaye inda y'indaro kayi koko inda ntabwo ari iy'indaro ifite nyirayo ninje ndi kuyemera nanza wumve sinkubwira ntaraguhemukiye ikisari ntari gushaka urubyaro yarubuze ngo araguhemukiye atese ari kukwemera manza wumve ntiwari waranyanze ubundi ntawambonaga mbere ko nakwanze he ariko nuko ari wowe wishoraga mu mico mibi ukajana na biriya byana bya niyo nzima kumva ntabwo twari turajanirana ukumva ibintu byifashe wowe mubyari uri kumva nanje cya kigoye cyane ngiye gushaka uburyo nje ndakigira kimere nk'ikitwitishije abaturage babone bazagire n'iyacu wowe mubyara umumbe weho amashuri gawe ugakomeze nzaje ndagufasha narega ubundi se rangumba yawe wayibwiye ko wateye inda kubikibwira si ariko kirabikekaga niyo ntabyo randi sibyo yambaza uraruguru berungana kuriya uja mwibyo ibyo bye nakazi iki ariko mbonaga bajya barampindura imbaho gifite impanga yacu bampaye ikitarico sinzi nanjye mbonaga kimeze nk'igikurudumu ahagije ukayamwa ashaka ibikoresho cyongeyeho uranagenda umpaye amafaranga urabona nje ndi kukuga nta mafaranga nazanye ariko nawe wantabaje ngira ngo hari n'ikibaye nyine impamvu nawe utabaje cyane mvuga nshaka udufite ubuso bya bindi byo upanga ko duhurira inyuma y'inzu te mudushima none twari turahurira hehe ku kabari wari uragumye iwawe akabari yo ngusanga wanje se ngira iwanje hari ukodesheje kugira hari ukodesheje ubanagana kiriya cene ntuzi cene rubakari ukibwiraga ko inda ari iyanjera bwiraga yuko inda ari iya se wowe wabana n'umuntu akajya kukubaza ngo inda ni iyanjye dore utazamubwa ngo inda ni iyanje kiriya tugiranaga amaziri cana guha uburozi ugapfa wakintu dore nuko mutimenyaga haya nyiciye umwana byaba ibibazo ubwo nuko rero gahunda zifashe icyana cyawe nacyo rero sha umva hari abantu mutera inda zahagamo umuntu ukuntu kiba kinkubita imigeri ku meza 6 sinzi niba nashote ariko nase niko ye isese waroroshe arashoboye ngira abanira nsibura ikaze se ajya hari utwaje none cya kigore canje ngo ninjugwaje sha nese ubuko wowe ntahushijwe kayico mpushaga maze guhushwa penalty zigera mu 9 Ndigutera inda ngategereza umwana araje nireka da ngatera inda ngahushwa menye imiyoboro yacu izarazima ubona yuko ari kinini ubwo niyo mpamvu utageragayo neza dore cyo gira ugende dafuroza kanadusanga mu bishimo bye tumbwira tuvuze nje kuturya kwandi nawe ikibazo rero mabagore mu twite murarikiraga ibintu bita shaka iyo utakuta biba bintu by'ubudindiri by'imidindiri bari bidindiri tabimpera umwana ntari ndapijana kwa mugabo tuzagenda utamwe kayo uragenda neza witonze nta nkomyi irimo ikazambira umwana nawe mugabo tuzagenda utamwe kitembe umubwiye buhe ndamwishura ubu ni wowe ndi kwita ikigore canje nta posho cambaza mugihe ntandi kinombe canje murebe uburyo mucukuramo amabuye yego ingenzi mugashire yo muragashira agatari ingenzi numushaka mugihore nta muntu uri kubashiraho puresha mukore mwebwe ibyo mbabwiye
yego ubu wampa hejuru waki wera nzareka mwicarire uri kwicara hese nje ndi intebe se yego rakandi kuko ariko wampa hejuru waki wicara iki kintura bamu telefone nicare kaze ndakuvugisha niko wakintura urampa amahoro wanzanye impunzi namaze kwitwikira gakundwa n'iriheri nje si wampaye urubyaro ye aho ko nakwiye ku mwana imana izamuduha icyo kibazo izamuguha ryari nje ibintu ndabiringanyizaga ariko wowe ntiwemere ko tubiringanyiza ariko ukuntu usigaye bitwara muri iyi minsi bigiraho amakenga ubundi wabigiraho amakenga wabikoraho ikirere ese twabwiye ngo dutegereze utangiye nyine kuza habone warahindutse ukimeze nka mbere yego bagiraga amahani n'ubu urayafite ariko amahani wagiraga mbere yarashize yashize mu gakenya waba urareba nk'agasobane k'ibibazo kera bweze wandi mwiza gakurweho inyama ndi umwari w'u Rwanda kabere bene wanyu kabwera bwera wari wabona iki kihombetse nkaho gisa n'agatambaro cyaba gisa n'idarapo ry'u Rwanda birakunda si umugabo ndi gufata neza njya kuguhatira n'abandi uwo mwana n'abandi nta bintu byawe ngikeneye amajwi gukuraho birayine wareka kumfata wareka kumfata rimwe ndekuza kabiri ndekuza gatatu harige nagutera urusha kumfata urukumfata nje nawe dukoranaga kaje mu ruzi waretse kuvuga nabi basi reka kumfata wakimwiraho wajya uhari ako nje naguhita mu wenda ngende n'uwo ujajama mawe buri gihe yagize kwera hwego kigabo nzagikorera kindi kukingi nka basi ngo kize tujya kugerageza cyane kuba cyahindutse gishobora kuba cyaragiye hanze nkuko cyabimvira ndende ko nabwo yaragiye hanze bigakunda yego katambirene mimi kamasha kambirene yego hanze bigakunda yego aha ndirimo n'abahe bazira yego ndirimo nakubanza nigo yego